mumese kamwe rero ba pasiteri cyangwa se barukore. Niba koko mwemera ko kunywa inzoga ari ibisindisha, ari bibi, ari icyaha, mu byo mwakirije abantu namwe ngo z'abakristo ntimubishyiremo, ntimushyiremo inzoga. Umuyisilamu, ibirori by'abayisilamu nabigenzemo kenshi, ntago ushobora gusanga hari inzoga bari bwakiriza abantu. Umwana ntakura azabonamo, numubwira ngo inzoga ni icyaha, mu kandi kanya ukaburi kuzakiriza abantu. Nagiye mbibona mu birori byinshi. Reka nongere nkwihere ikaze wowe wahisemo kubana natwe ibiganiro byacu bya buri munsi nk'ibisanzwe. Ni Sam started to start doing what you are passionate about. Tangira ukore icyo ukunze, tangira ukore icyo wumva umutima wawe uboneramo amahoro, kuko uyu munsi nahawe ariko ejo sahawe. Uyu munsi tugiye guhwitura abarokore, abapasiteri banywa inzoga mu buryo bazi cyangwa se batazi. Muri iyi generation cyangwa se reka gatoya ntari nihuta, twita ku buzima bwo mu mutwe kugira ngo turwanye ibyahungabanya ibitekerezo by'umuntu, duharanire kubaho twishimye. Ariko mental health uko ari ikintu cyagutse, turahumuriza, tugahwitura kugira ngo dukumire, hanyuma tukanashimisha. Tugiye guhwitura rero abapasiteri n'abarokore banywa inzoga, bavuga ko kunywa inzoga ari icyaha. Nago ikituzanye ari ukureba niba inzoga ari icyaha cyangwa atari icyaha. Ubo nk'abahamya ko kunywa inzoga ari icyaha nibo tugiye guhwitura. Nanjye nakuriye mu muryango wa ADPR w'abarokore nkuko babivuga, ariko uyu ni wo muhamagaro wanjye, reka mpiture nyine. Nkuko wabonye kuri thumbnail cyangwa se poste, abatabizi kuri ya cliché y'ikiganiro tubyita thumbnail, ni izina ry'umwuga. Thumbnail igaragaza abapasiteri banywa inzoga, ariko kubera iki? Muri bo banze mabwire ko ntawe twafasha ari kuzinywa, ariko ikiganiro tugiye kuganira cya tugiye kugirana nutarangara ukagikurikira, biraza kurangira usanze nawe wari uri mu bantu banywa inzoga kandi uhamya ko kunywa inzoga ari icyaha. Nturangare rero, reka tuganire. Mbere na mbere, niba twese turi ababyeyi, turarera, tukabaha indangagaciro abana bacu uko dushobojwe, ariko hari ikintu ukwiye kumenya. Abana bigira ku byo umuntu mukuru akora, ntabwo bigira ku byo abwirwa. Ariyo mpamvu iyo tujya kubabwira ngo hari abarokore cyangwa se abapasiteri banywa inzoga mu buryo bashobora kuba batari bazi, ariko ndahamya neza ko niba bimenya ubu tugiye kuganira bari bwikosore cyangwa bakisubiraho. Iyo utoje umwana ko kunywa inzoga ari icyaha, akabyumva koko arakanakumvira, mu kanya gatoya hakaza ubwo twimbitse twinjiye mu kiganiro, hakaza abashyitsi mwiganye, mwabanye, mukorana, banywa inzoga, abandi batanywa inzoga, ugatumiza inzoga zo kwakiriza abanywa inzoga n'izidasembuye, n'ibinyobwa bidasembuye byo kwakiriza abatanywa ibisembuye. Mu by'ukuri wa mwana watoje ko kunywa inzoga ari icyaha abareba, abayitegereza, asigara mu bwonko bwe yibaza ngo ese mama papa wambwiye ko kunywa inzoga ari icyaha, akaba aziguriye aba bashyitsi bakaba bazinyweye, ese bo bakoze icyaha? Ese ko mbona ntacyo babaye? Ni ukuvuga ngo niba uhamanya n'umutima wawe ko kunywa inzoga koko ari icyaha, ntabwo bikwiriye ko hari umushyitsi wanagira ngo uzimwakirize, ngo wabaye civilize, ngo njye ndi modere, ngo ntari biryanjye. Oya, mesa kamwe rero umubwire ko umwana wawe umubwire ko no kunywa inzoga nta kibazo, kuko icyo gihe nubikora utyo, bamwe ukabaha inzoga akababwira ko kuzinywa ari icyaha, biraba ikibazo mu bwonko bw'umwana. Arabona ko ibyo wamubwiye ari ikinyoma, ari ukumushuka. Ntago akagakiza dufite. Niba tugomba gukora ivugabutumwa rikagera kure, duhera no mu rugo kandi bikagaragarira no mu mirimo dukora. Kabiri nanone, ugira ibirori, uri pasiteri, washyingiye, wabatirishije, nawe uri umurokore ndimo mbwira, niba unkurikiye nyine nawe wumvireho. Dosiye ni yayindi, mubo ufite bitabiriye ikirori, hari abanywa inzoga, hari n'abatazinywa, kandi mu binyobwa ufitemo n'inzoga ugiye kwakiriza abanywa inzoga. Mu by'ukuri umushyitsi umwakiriza icyo agusanganye, muri make yagusanganye n'inzoga, yagusanganye n'ibisindisha, yagusanganye n'ibisindisha kuko wabimwakirije. Birasaba ngo mumese kamwe, mwemere ko inzoga atari icyaha, cyangwa se niba ari icyaha
mureke kuvuga ngo twe ngo turakazuyaze ngo ariko ngo ntari ngo reka bariya tubaye inzoga ngo ni izabo. Kuko aho ngaho harimo umutego wa Satani, uretse ko wenda ntari bubisesengure cyane, ariko namwe muraza kumbwira muri comment. Ni ikibazo uzacunge nk'abayisilamu. Umuyisilamu, ibirori by'abayisilamu nabigenzemo kenshi, ntago ushobora gusanga hari inzoga bari bwakiriza abantu. Ngo ugiye iburyo asazi azirya mbisi, muranywa fanta mwese mu bisilamu. Ntago bava ngo bari ko banywa inzoga ngo ni mubagurira akayoga. Never. Ntago bibaho. Ese uko urumva batabarusha indangagaciro niba dukomeye ku mahame n'amategeko y'idini. Abayisilamu baba bafite nimero ya mbere yo kuba bitwara neza ku idini ryabo n'amategeko y'Imana nkuko mubyita. Mumese kamwe rero ba pasiteri cyangwa se barukore, niba koko mwemera ko kunywa inzoga ari ibisindisha, ari bibi, ari icyaha, mu byo mwakirije abantu namwe ngo z'abakristo ntimubishyiremo, ntimushyiremo inzoga. Uje iwanyu abagana anywe fanta, agende yibaza ngo kuki ntanywe inzoga hariya. Bafati abantu bakomeye ku mwami wabo Yesu Kristo, bantu koko y'Imana barayitinya, n'ibyo babwira bishyira mu bikorwa. Ubaka kanya ikirori cy'umukristo ntabwo wagitandukanye n'ikindi kirori cy'abantu banywa inzoga b'abasinzi bara, kuko hari inzoga z'amoko yose. Umwana azafatira hehe urugero muri ibyo bintu wamubwiye ko kunywa inzoga ari icyaha? Ibyo nabyo tuzabyinjiramo turebe niba kunywa inzoga ari icyaha koko cyatari icyaha. Ariko tumenye uruhande duherereramo, tureke kuvangavanga ibintu. Umwana ejo ubundi nakura akagira inyota n'inzara yo kumva za nzoga wamubwiye ko ari icyaha kandi akabona uzakiza abandi, akajya kuzinywa, akazinywa nabi, yazinywa nabi bitewe n'ikigare, zigatangira zikamwokama akaba akazizi, bizagukomeretsa kandi ari we wagiye unabigiramo uruhare. Niba ushaka kuba modere abantu b'abashyitsi bawe mwiganye ukabakiriza izo nzoga, ba modere no mu bana bawe. Babwira ati dore nubwo ndi umurokore nabazaniye agacupa nimunyweho mwumva uko kamera. Ubereke ibibi byako. Ubwira ati iyo unyweye nyinshi urasinda, ikagukoza isoni mu bantu. Inzoga uyikura mu icupa ikawukura mu bagabo. Iyo unyweye nyinshi wica imibare yawe, ayo wari kwizigama ukabura yasesaguye atari bugaruke. Iyo unyweye nyinshi nimbi ku mubiri, nkuko biba binanditse kuri ibyo ayo makampani acuruza inzoga abyandika ku nzoga. Ube modere nyine hose no mu rugo iwawe. Apana uvuga ngo mu rugo wanjye nta nzoga yahagera, ahubwo mu kandi kanya ukivuguruza akabura utumiza amakaze menshi ngo yo kwakiriza abashyitsi bagusuye ngo banywe inzoga. Urumva aho ngaho utivanze kweri. Niba uri umupasiteri ikintu wagikoraga, ntago nje kugutegeka uko ukwiye kubaho mu rugo iwawe, ariko n'ubwororangingo n'uguhwitura, kuko nanjye ndi umukristo ujya mu ijuru, ariko nta miyaga nanone nagushyiriramo. Mba ngomba kubwira ikindi ku mutima uko Kristo yampamagaye, twese twahamagaye bitandukanye, ukacyumva cyangwa ukacyihorera, ariko nakubwiye twishaka gukizwa imbere y'abantu, twishaka kujyana ubutumwa hirya mu mahanga ya kure tutahereye mu rugo. Umwana ntakura azabonamo numubwira ngo inzoga ni icyaha, mu kandi kanya ukaburi kuzakiriza abantu. Nagiye mbibona mu birori byinshi. Ubundi iki kiganiro nzi ko ndagikorana nayo macupa y'inzoga nyabereka, kuko mu ngo z'abakristo nyinshi ugiyemo wasanga hari amacupa y'inzoga batari batirura, amakazi ahubwo nta nubwo ari amacupa batari batirura, kandi ari abarokore. Ziriyo zimara iki niba bavuga ko kunywa inzoga ari icyaha? Twigaye kandi tunisubireho. Ntabwo bikwiriye. Niba atari ikinyoma cy'idini, duhagarare ku maguru yombi, izo nzoga tuzireke. Tureke no kuzakiriza n'inshuti n'abo twiganye, tureke no kuzikoresha mu birori. Dukoreshe imitobe, ibinyobwa bidasindisha, kuko ntaho turaba dutaniye n'abandi. Ntavuga butumwa uzakora ngo ryumvikane neza, kandi inzoga twarazinywereye iwawe, warazitwakirije. Mu kandi kanya inzoga ni icyaha, wowe wanyakirije ikintu. Ese ikintu
kibi, ikintu cy'icyaha. Donc muri make wowe kuba wakirije umuntu inzoga ni icyaha ukoresheje uwo muntu, uri umufatanyacyaha. Urumva bidateye agahinda? Ibyo ni ubugororangingo nta nubwo mbitindaho cyane. Bibyara uguhwitura ingo z'abarokore, ingo z'abavugabutumwa zihamya ko kunywa inzoga ari icyaha, ariko bikarangira nyine mu birori byabo, mu birori tujyamo, mu bashyitsi badusuye, n'ubundi ikinyobwa cy'inzoga kiboneka. Ibi ni nko kugira ngo abantu uburere turi kubaha bamenye icyo bakuramo, kuko bigira ku byo dukora. Amahoro n'imigisha bya Nyagasani bikomeze kubana namwe, tuzasubira nakagaruka rero. Imana ikomeze ibarinde, mugubwe neza. Ubona ino video ari saba yagufashije, wakanda subscribe, ugasharinga, comment zanyu ziradufasha, ziratwubaka. Imana ikomeze ibarinde, tuzasubira nakagaruka.